Imana yaragiye ngo irareba ngire umukobwa w'isugi utarigeze akora icyaha kimwe. ntabwo ubona ari waratinze gukundana nawe byaje mu gihe cya nyacyo. yego ese uramukunda bya nyabyo cyangwa n'ibintu bya puranka byo kuri YouTube? Buranka gute? uramukunda yego ndagira ngo umubwire amagambo akuvuye ku mutima neza ushaka tubyite imitoma ariko umubwire amagambo akuvuye ku mutima nk'umuntu umukunda. Ngiye mbibwira abantu benshi urumva nagiye mbivuga kenshi nawe urabizi Slim yego ntabwo ndabona ubwambure bw'umukobwa na rimwe yego se kuva navuka nta nubwo urabona ibere ry'umukobwa ntabwo ndaribona irya Joyce ntabwo uraribona ntabwo kuribona nagire vunuza gusa ubwambure bwa Joyce ntabwo urabona reke kwa Kinara Yesu iminwa ya Joyce warayibonye iminwa yo narayibonye naba mbeshye mvuze ko nayibonye ngo reba imiterere ateye nk'inyambo reba imiterere ateye nk'ibango reba imiterere ateye nk'inyambo reba imiterere ateye nk'ijambo kutareba hano yanze kureba reba hano yarikoze twagiye naho mirije dodo ndi seri dona nareba inyuma nabikora umbwira nubwo areba inyuma yarikoze nabikora urabona nk'uko Adamu na Eva baje muri Eden subizi bikaba ngombwa ko noneho wowe usigara ku isi uri kumwe n'umuntu umwe gusa akaguhereza Dr. M na Dune ugahitamo mwahitamo ndi kumwe na couple ni couple ngo ya mbere mu Rwanda ngarukanye na couple igezweho muri iyi minsi hari hamaze iminsi twara ababuze ariko mu buryo butunguranye tubagezeho mumeze mute? tumeze neza cyane turashima Imana umva turashima Imana cyane kabisa akanyamuneza ni kose akavura ni kose uraka akavura mu bayamutere ya imvura yabaye nyinshi ubona ko nambaye amakoti 5 nabaye nk'ikigori neza uwo muri kumwe nta kamwe yambaye uwo turi kumwe afite ubushyuhe aho uterwa n'iki afite ubushyuhe bwinshi zebi Ni byiza. amakuru Ni meza. meze neza Ndashima Imana abantu nanjye yego na mama wanjye na papa wanjye nande wundi n'uyu nguyu. inde izina rya Yesu inde n'uyu nguyu nta zina inde turibaza n'uyu nguyu nde Uyu nguyu nde? M. oya ntabwo nshaka M se M n'izi Dr. M. Dr. uri kumwe nande ndi kumwe na sheri wanjye Joyeuse Joel kumwe nande uri kumwe nande Joel Ndi kumwe na byose. byose Byose wanjye Dr. M. byose wawe Dr. M ubwo byose harimo ibiki n'ibiki Harimo byose nyine. nyine byose harimo ibiki n'ibiki Harimo sibyo? cya mbere Nko kuba ari umugabo wanjye. yego Iyo umuntu ari umugabo wawe rero abakubereye byose, abakubereye mama, abakubereye papa, abakubereye nyine aho abandi bantu batari. Nese murakundana bya nyabyo Turi kubona tubeshyanya. shuwa Siri ntago uko tubona ntago biguhereza ishusho ya nyayo. aya tubwizanye kuri ukunda Dr. M Ndamukunda. cyaza no kuseka uramukunda Ndamukunda nyine. cya Dr. ntabwo agukunda uwo muntu nta na rimwe ashobora ukunda Dr. M cyaza no kaseka arenzaho Dr. ukunda Joyeuse yes nkunda Joyeuse cyane urabona ko undi mwana aragukunda ahubwo ushobora kumubeshya urukundo arambeshya Mbaze nabonye rumbaze. ukunda Dr. M nuse Urajya ngo mbivuge ngo no
byanze ntuseke ureka banseke hanyuma ubimbaza ariko ntuseke twagiye wabanza useke nta kibazo umbaza nawe wasoje guseka ntuseke ntiwazi icyo kibazo uri kukibivuga agahita yenda guseka akaba nabibonye ntuseke sibyo ukunda Dr. M yego biramunaniye neza guseka ni ikigaragaza ko umuntu atari ibyo bintu bishobora gutuma umugabo abana n'agahinda gakabije okay ndamukunda ntabyo guseka nta no kureba ko reka mbivuga atari ngombwa kubimbaza ndamukunda umukundira iki byose ibiki n'ibiki we ubwe we ubwe nyine okay mbwira nk'ikintu kimwe bibiri ibintu bitatu wakundiye Dr. M ni ibiki ntabyo mwembi ninde wabanjije kubwira undi imbere ngo aramukunda ninde ni Dr. M rego bwambere bikubwira wiyumvise ute bwambere bikubwira wiyumvishije numvise ari ibisanzwe rego ngo ni ibisanzwe baba wese ubona ko atankunda ntabwo ni ibisanzwe ni ibisanzwe tu ni ibintu biri aho arambajije ngo bwa mbere abimbwira nabyumvishe gutya byari bisanzwe numvishe ari ibisanzwe numvishe yuko bitewe n'uko yari asanzwe abibwirwa n'abantu benshi ni ibintu bisanzwe nk'abaregisi ntabwo muri kwisobanukirwa rwose ngiye bwa mbere nk'ubwa ko ukunda wumvishe bimeze gutya numvishe birenze ari igitangaza tutaba urabeshya mbese umbereye mu mutima urabeshya nyine umbereye mu mutima nyuma ntabwo tujya tubiganiraho mujya mubiganira ako tubiganira kuri iyo tujya tubiganiraho se nkaganira kuri iyo nkuru kuko birasanzwe yego ntabwo bisanzwe ntabwo urukundo rwacu rusanzwe ariko byatangiye ari bisanzwe byatangiye bite nyine byatangiye gute byatangiye bite byatangiye nyine byatangiye bisanzwe yego ubundi ubwo byatangiye gute si wowe wabajije se nyine yego tubwire twabanjije gukorana oya nyine umunsi wa mbere ubundi kwanza bwa mbere wiyumvamo Dr. M kumva kote harimo akantu byari byagenze wowe utangira kumwiyumvamo icyo kintu ari yagukoreye nanjye kumwiyumvamo twarashwanye nyine ntabwo umunsi nyine twatangiye kuvuganiraho nyine ariwo twahise dukundanira Dr. M hari ikintu cyabaye urumva kimeze gute kivuge nta kibazo hari ikintu cyabaye turashwana tumara iminsi 3 tutavuga muri iyo minsi 3 rero ubwo natangiye kumukunda icyo kintu nicyo nshaka kumenya cyabaye oya cyo nibaza oya ariko wanakitubwira ese ko yakwemera akivuge none nyivuga ntabwo nakivuga kuko rikiri ku ruhande rwanjye kandi si cyiza nyine hari isitori zijya ziba rero hari ukuntu uhura n'umuhungu bwa mbere umva ukabona ari gushaka kugufatirana ibiki n'ibiki ukabona anagusomye utabishakaga ugahita ati ibintu ntabwo nkunda abahungu bameze gutya mugahita mushwana bisa nk'ibyo no biri ku ruhande rw'undi muhungu ariko uruhande rw'undi muhungu we nose ntabwo ubyibuka ntabwo ubyibuka umbwira nabi nyine tukamara iminsi 3 tutavugana hanyuma nyuma nkakwihamagarira nkakubaza ngo bimeze gute
icyo wansubije nyine urakizi. byari byagenze bite rero nayo simbizi Dr kuki wabwiye nabi nabitubwiye oya wowe tubwire kuki wabwiye nabi Joyeuse ikibazo nabi byagenze gute ikosa ni iryawe oya natubwira ahubwo oya ikosa ni iryawe kuki wabwiye nabi dore ukuntu byagenze mu yarambwiye ngo dushake amafaranga tubane yego twambwiye dushake amafaranga tubane yego niko bivuge yakubwiye nk'ukuri wishaka kubishyira ku ruhande njye ntabwo navuye ngo dushake amafaranga tubane Dr reka ntabwo oya Dr reka vuga rata tubwire reka njye mbivuge mu buryo bwanjye reka bivuge uko byabaye ushaka bakutaza nabo uriya muntu njye ndashaka kubivuga ku buryo hatagomba kuzamo undi muntu nyine uwo muntu arazamo ariko ntihari buzemo iryo zina yego nuko tubwire abanyarwanda bari kumva gatwo bigenda bite byaje kugenda urumva mfite ubwoba oya wigira ubwoba oya reka mbere ku ntangiriro nari mfite umukunzi nako ntabwo ari umukunzi wari ufite umukunzi nari mfite umuntu urumva umuntu ugendaga kuba umukunzi ugendaga nko kuba umukunzi turashwana agenda nyine ava mu buzima bwanjye yangije ubuzima bwanjye aragenda yabwangije ati yabwangije ati yaransebeje gute yansebeje mu nshuti zanjye avuga iki yakoze iki se kugusebya gute nyine yambuze nabi byagenze bitari ko tubwire ntabwo ibintu byose nabivuga oya tubwire mu ncamake ariko use nk'ubivuga erega n'uwo muntu tuba turi kugira ngo nawe ubutaha atazongera kukuvugana kandi n'inshuti zawe yagusebejemo zumva ukuri zivuge ko Joyeuse bamubeshye inshuti zanjye izo nshuti yansebejemo turacyari kumwe yagusebeje ate rero bivuge nta kibazo ese ko umutware yabyemeye urinde ko utabyemeye yabyemeye ko bivuga reka mbivuge muri ubwo buryo yaransebeje umva yego biba ngombwa yuko dutandukana nyine bitari neza ntabwo byari bimeze neza yego urumva dutandukanye ndarwara urumva ngira agahinda nyine icyo gihe byabaye ngombwa nyine ko nyine njya kwa muganga aho gato byabaye ngombwa yaragusebeje amaze kugusebya urarwara umaze kurwara kuko mwari mumaze iminsi mike mutandukanye ujya kwa muganga uwo munsi sibyo buriya nyine abantu nyine bafite ukuntu biyenza sibyo ukuntu biyenza uwo munsi biba nyine nibwo nyine nanjye nagiye kwa muganga urumva yego noneho warwaye iki warwaye iki ntacyo bigahura nta nkuru narwaye umutwe oya bigahura nta nkuru igeze gusohoka ivuga ngo Joyeuse aratwite naho bihuriye ntabwo yaraguteye naho bihuriye niyo nkuru cyangwa birahura cyangwa agutenda arakwihakana naho bihuriye naho bihuriye urumva noneho ese kuki ahakojeje nawe rero sinzi nawe uri kubwira abantu ukuntu ubuzima ukuntu byagenze icyo ushaka kuduhisha ngenda kubica ku ruhande nabivuge neza ngabimvuge oya bivuge wowe ngende gushaka gutangirira ku itangira ngo mbabwire uburyo nakundanye na Dr M tubwire rero noneho icyo gihe ibyo birabaye hari umuhungu mwakundanaga ntabwo twakundanaga mwendaga gukundana twendaga gukundana akibirimo akwiyumvamo ariko ugutere tutaramwemerera biba birabaye turakatirana urumva mba ngiye nyine aho kwa muganga yego icyo gihe biba nyine byabaye stress cyane sibyo yego nyine turatandukana ndishima nyine biranshimisha noneho uyu Dr M nyuma yaje kumvugisha haciyemo nk'icyumweru bibaye njye wakuvugishije ninjye wakuvugishije ndi kugurisha amafaranga angahe ese ni ngombwa kuvuga amafaranga nandi kugwa mbese urujya ngo abanyarwanda bagire ngo ni nk'ibihumbi 100 cyangwa 200 ni ibihumbi bingahe wabivuze se nyine we bivuga ase wavuze Joyeuse ni ukuvuga ngo reka nawe mbivuge
sibyo ko tugomba kuvugisha ukuri turi kumwe na Slim Jesus Tuvugishe ko abanyarwanda babibona neza n'abantu babasobanukirwe bwa neza. mbere duhura araza kwita komereza aho ndageze aho yarageze twahuye ari indirimbo tugiye gukora iyo babonye nyine yitwa JJ urumva ni indirimbo nziza yaranarebwe gusa nayiri playinze ku yindi channel icyo gihe mwe mutarakundana icyo gihe ntabwo twakundanaga icyo gihe naramubwiye ngo ndashaka ko dukora n'indirimbo anci 80,000 wiyavuga oya kandi turi kuvuga reka bivuge anci 80,000 ngo dukorane iyo ndirimbo urumva ndagenda ndayahiga rwose ndavuga ati ntaribi urumva bikugoye ibingoye turabikora urumva 80 urayamo urumva namuhayemo makeya nyine hasigaye n'andi nyine ariyo yanyishyuzaga nyine iyo yandi yari yasigaye urumva ibintu bya video haba harimo consommation nyinshi twebwe twakoranye na Mike nawe nagomba kumwishyura urumva kuko niyo agomba kuyeditinga icyo gihe kamera kuyikodesha location kuzikodesha imyenda n'ibiki yamagaza amafaranga menshi nyine abanyarwanda barabizi amafaranga video zitwara urumva musigaramo 20,20 yego twamuhaye 60,000 reka tubifate gutya musigaramo 20 noneho icyo gihe nyine nyuma yaje kumpamagara wa ninjye wamuhamagaye oya ni umuhungu nagiye kuvuga izina rye ukora muri salo urumva yaje kumusura iwawe nyine yaje gusura undi muntu baturanye urumva oya undi muntu baturanye ahita amubwira ngo turaziranye ngo n'ibiki ngo reka ngo amamagare arampamagara akimpamagara Joyce ikintu yahise avuga cya mbere yahise avuga ati ya mafaranga bimeze bite se urumva ya mafaranga bimeze bite se ndababwiye ati no ntabwo ndayabona fresh urumva muri iyi minsi ntabwo ndahembwa ariko mu minsi iza ngomba guhita nyaguhereza nyuma rero aho yarageze ibyo bibazo birangiye nk'uko yabivuze nyine by'uwo muhungu bari inshuti nyine urumva habayeho ikibazo nyine asa nk'aho agize nyine akabazo ajya kwa muganga avuyeyo nibwo yaje ahita bimbwira akabazo yari yagize nakajyanye n'icyayi arakakwibwirira nibyo byiza mumereza uragize akahe kabazo katumye gutandukana bibaho kubana n'umuntu mugakundana kandi si umuhungu wa mbere mwari mutandukanye kuki uwo mwatandukanye kamuhunga kujya kwa muganga oya sirigi reka kuvuga ibintu nk'ibyo ubwirwa ko atari uwa mbere n'uwa kangahe mwari mutandukanye uwa mbere cyangwa se mwatandukanye oya umva nkubwire sirigi ubwo ni ex ntabwo ari ex kuko ntabwo twakundana hari ibyo twari duhuriyemo bitari urukundo by'ingenzi kandi muratandukanye nyine tuba turatandukanye mbamamagaye ndamubwira ngo wamaye 5,000 sibyo nakwatse uri kwa muganga urambwira ngo nabwo gusa ukuntu byagenze wowe kambivuge gutya kuko uko biri kuza nabwo mpamagaye wamaye 5,000 urambwira ngo nkwiye iminsi ingahe nkwiye iminsi 3 okay ni hagati y'itatu n'ibiri aha ntiwayamba muri iyo minsi ingahe nyuma y'icyumweru nimba ari njye waguhamagaye nimba ari wamamagaye simbizi oya ntabwo ari njye waguhamagaye ndabizi ko atari birashoboka ko ari njye waguhamagaye ndangije mpita naraguhamagaye yego aramuhamagaye byose ku murongo byayo n'ibyambayeho mpita mbimu uri kuko wansubije nagusubije gute yagusubije ngo iki yaransubije yakubwiye ngo iki rero yarambwiye ngo araje ngo afatireho bivuge neza nk'uko nabivuze niko wabivuze neza arafatira ati reka bivuge ngiye neza nk'uko nabivuze njyewe nzi nkunda kuvugisha ukuri kuzuye ntabwo nyanca ku ruhande yego urumva ukuntu byageze yampaye izo story ari kurira byatari amarira menshi noneho ambwira ko yageze aho ashobora no kwiyahura rahira imana yo mwiza habuze gato ngo Joyce yiyahura habuze gato ni ukuvuga ngo ukuntu byagenze unese umuntu wagiye kwa muganga
umuntu wagiye kwa muganga yego arwajwe n'ikibazo cy'urukundo atari ikindi kibazo yari arwaye ubwo uwo muntu urumva atarafite trauma nyine iri hejuru bamuzi wese akunze umuntu bigera ajya kwa muganga kubera kurwara amoro biteye ubwoba none ngewe nahise mvuga ati kubera ukuntu bimeze ndavuga ati sipore sha humura ndahari ngomba kugufasha ukamera neza nyine numvaga nshaka guhita muhumuriza urumva nkamubwira ko ibyo bintu nyine atari ibintu birenze agomba gutuza akihangana urumva bitangira gutyo je n'ubwa mbere arukundanye ubundi n'ubwa mbere namutangira ubuhamya ako yanyisubiriza havuyemo Juno n'ubwa mbere yanyisubiriza je n'ubwa mbere arukunze umuntu n'ubwa mbere wumva wari wagiye mu rukundo byanyabyo yari umaze igihe kingana iki uri kwiyumvamo uwo musore nari maze nk'ukwezi nk'ukwezi nimba atara kuko reba wari umaze ukwezi mukuru reba cyagiye dukora iriya ndirimbo hari umuntu nawe mfite twakoranaga yari yaragiye urumva noneho yagarutse nyuma agaruka nibwo ibyo byatangiye ubwo rero ni nk'ukwezi yego ese mwarakoranaga mu gihe muranakunda nawe ntago nakoranaga nawe none se icyo gihe uri kwiyumva mu rukundo kugira ngo urukundo umuntu bigera wumva wakiyahura byari byatewe n'iki zoya nyine nuko yavuze amagambo mabi yavuze aya magambo nyine yabwiye abantu amagambo mabi yavuga ariko no ntago nayavuga aseje wavuze ko nta kibazo cyitwaye ntago nayavuga hari biba biri ngombwa kubivuga abo twanabivuga reka bari kujya tuba turi kumvisha abantu ikosa ryabaye tuba turi kumvisha abakunzi bawe ibihe ucamo ibintu ucamo abantu bakumva joyeuse aba ameze gute bimeze bite amagambo mabi yavuze na reka ushobora kuvuga ko harimo abatari n'amabi oya ijambo ubitari biyavuge niri sirimu byihorere yavuze ko amuciye inyuma yavuze ko amuciye kandi tutarakundanaga nese ijambo ribi yavuga niri nyine sha sirimu ntabwo wowe wankuramo ijambo riteye ngombwa ntabwo wowe warinkuramo uko wabigenza kose fata ko yavuze amagambo mabi noneho nkanabyiyumvira ari kubivuga icyo kintu ukimenye ayo magambo uri kuvuga ibyo nibyo uri guhimba ni bya bintu ntabwo aribyo ndi guhimba nimba uzi ko arivuze ukaba urihagazeho kuki utarivuga ibyo bari byo usobanura ntabwo arabitubwira urumva yanyere kwibaza kuri icyo kintu ngo ntabwo bakundanye ngo ni impuhwe yari amufitiye nta dusobanurira izo mpuhwe yari amufitiye uko byari bimeze kugira ngo abanyarwanda bisobanukirwe batabifata ukundi nk'uku nguku mbwiye ngo nakubwiye ngo nenda kwiyahura ibyo urambeshyera ntabwo nakwiyahura kubera yavugisha ukuri n'ubwa mbere tubiganiyeho si nk'ubwa gatatu tubiganiyeho ntabwo uriya muntu ntabwo ari mu bantu batuma upfa ku bwabo kabisa ntabwo kimukunda sha barashize pe mva nkubwire reka muvugire ni ukuvuga ngo wowe kuko ari ubwa mbere wari ukunzeho mu buzima ibyo bintu bibaho ko ushobora kugira nka trauma n'iki gatoya ariko nk'ubu ngubu ntabwo wakongera gukora iryo kosa kuko byararangiye nyine wahise unajugunya hariya ntabwo ikibazo ari ukuvuga ngo nuriya muntu kuriya muntu sinamwiza pe tunabivuge gutyo ni wa muntu nyine ni urugero ngende kuvuga sinamwiza pe ku buryo nk'uko yari avuze ngo nyine yaniyahura ntabwo bibaho nyine uburyo amezemo ntabwo ari umuntu nyine wavuga ngo ushobora no gutanga ubuzima bwawe wenda ngo uriyahura ngo kubera uwo muntu sibyo ni urugero ngende kumuvugira urumva uvuga ngo uwo muntu ukuntu ameze ni wa muntu urumva ni wa muntu w'umusinzi ni wa muntu nyine wapfe kuri aho ngaho nyine winywera za suruduwire winywera ibintu by'ibyuma n'ibiki urumva rero ntabwo ari umuntu yagapfire ni kwa kundi yamugiriye impuhwe si n'urukundo tu reka byivugire bivuga ko hari umuntu yanjye kubibaza ahita ubwire maberize nabi oya ntabwo nshaka ntabwo ari mwe kwajya muri kandi cyo ariko
okay oya reka mubaze ikibazo dore ukuntu bimeze reka buretse manza mubaze Reka- si inshuti yawe hari uburyo si ugomba inshuti yawe kubivuga. buretse kumuherezaho ni iyo si inshuti yawe si inshuti yawe ngiye kumubaza ikibazo azagisubirizaho cyangwa agisubiriza hano nazagisubiriza hano hari aho ngaho oya uramushyiramo ibintu mbese si inshuti yawe ndashaka kubaza amagambo mabi ngo bamubuzeho ni ayahe Nose ko yanze kumukubwira urumva njye nabi. ahubwo se warayazi wowe urayazi bavuze ko ari Njyewe inshuti zawe uyazi jyenyine ngenda yazi ariko utayatubwire ntabwo nayavuga atabishaka ntabwo agiye kumushyira hanze ntabwo byaba ari byiza Yego. Ntabwo byaba ari byiza wakundanye n'umutsinzi nicyo nashaka kukwibaza reka nkubwire biba uwo mukobwa yari ahari umuhungu twagiye kubona tubona ararize ararize oya bivuge neza bisobanura undi uwo muhungu yari umukameramani we yego ugakata ndagakata homora ugakata baje kubona ararize twagiye kubona ararize urumva yego sinakoranye n'abantu benshi se benshi cyane tubona ararize turamubaza uri kurizwa n'iki uwo mukobwa yari ahari yego hari bangahe oya ntabwo nshaka kuvuga abo twaribwe Eh, urumva yego. tubona ararize turamubaza se uri kurizwa n'iki ahita ambwira kamivuga mu magambo ya nyayo yari yanasinze yego imana imbabarire nyine kuba ngiye kubivuga siko yego ntabwo nta muntu umuzi kandi nanze gushira izina ryiwe Izina rye hanze ntawe kuko arifuza. nisize hanze bajya kumushakisha ku mbuga bamushakisha bakamumenya noneho ndamubaza uri kurizwa iki ngo ejo haheze ngo mpfiriye hano ngo babikubaza mpfiriye hano se wabaye ngo njye ngo mba numva ngo nakiyahura ngo nta muntu ngo ku isi ngo n'uyu n'umwe unkunda avuga amagambo arimo agahinda ndavuga si uyu muntu bitewe nyine icyo gihe yavuze ngo aba yumva yakwiyahura ngo nta muntu ngo umwitayeho ngo abantu ngo baramwanga icyo gihe twari turi gukora ndabyibuka yashatse bivuge ubundi wemeje kuvuga yashatse gukora iki nyine icyo gihe nyine yavuze ko nyine yavuze nyine amagambo yuzuyemo yaravuze ati njye mba numva aba natiyahura yumva yakwiyahura urumva mpita nambaza inshuti yanjye y'umubyeyi hari umubyeyi njyangira nyine tukiri aho ngaho ariko ubanza tubwire byagenze bite tubwire banza turangize story yiwe nyine icyo gihe yararize akazi karahagarara kuva nabaho n'ubwa mbere nari mbonye umuntu urize w'umuhungu w'umusore kuva navuka pe ese ubibona nk'ubukunguru ese ubibona nk'ubukunguru nabonye ahubwo ari amadayimoni nabugana uyu muntu afite ikibazo okay icyo gihe byarabaye nyine barataha baragenda nanjye nsigara mu rugo iwanjye kuko icyo gihe no twari turi gukorera noneho bagenda n'ibibamo gake urumva baragenda nyine noneho icyo gihe ndavuga umuntu ushaka kwiyahura reka mube hafi njye muganiriza mubwire ukuntu yakwitwara noneho nagiraga akazi kenshi nagiraga ahantu henshi nkora hatandukanye urumva umuhungu akajya buri gihe akajya ambwira ibibazo by'amafaranga buri gihe nkamusapotinga mu bushobozi mfite nyuma nkasanga ari kumbeshya nkabyihanganira nkavuga ati noneho buri gihe uko tuvuganira agahita ambwira ngo nta muntu ngo umukunda ngo n'uyu n'umwe nyine ukabona nyine ni umuntu nyine ufite ikibazo njyewe naribi nzajya nkuvugisha nzajya nkwitaho nyine buri kimwe cyose nzajya nkuvugisha ikibazo nyine twatandukaniragaho ni kimwe
nawe nyine yarabibonaga yuko nyine uburyo muvugisha mukunda sibyo agahita ambwira ngo ariko ntabwo wari waramubwiye ko umukunda cyangwa we yarabikubwiye no ntabyo nyine yari yarambwiye agahita akubwira ngo iki agahita ambwira bagahita akubwira nyine we yarabibonaga nyine we yarabibonaga nyine hari ikintu yambwiraga si ubu cyo ni ngombwa kukivuga yarambwiraga ngo kugira ngo dukundane ni uko mugomba kujya turyama aravuga ngo kugira ngo mukundane tuzajya turyama ngo ntabwo wakundana n'umukobwa ngo mutaryama nawe se umuntu wihebye umuntu utagira abamwitaho kuki yumva nyine kuryamana ari byo by'ingenzi mu buzima umuntu ntafite intego kuryamana byabaga ari bibi icyo gihe mubikora ibiki ntabwo nabikoze ntabwo mwabikoze ntabwo nabikoze ngewe urumva umuntu udafite intego mu buzima bwiwe yo gutera imbere ubundi uyu muntu nyine nanjye nkabyibaza ese utabeshye yakubwiraga gushyira yarambwiraga ntabwo twakundana nyine we yarabibonaga ko mukunda ntabwo twakundana tutaryamana twakubwiraga ukamusubiza ngo iki amusubiza oke nyine aho ati nzabitekerezaho ese ko mwamaze ukwezi mukundana mbere yo kugira ngo mukundane mwakoze iki ntabwo twamaze ukwezi dukundana ahubwo njye namaze ukwezi mukunda mutararyama uri kumbaza ariko mangira ngo menye turi kumenya ntabwo twigeze turyamana we yambwiye ko atakundana nanjye tutaryamana ikintu cyakugwaje ni ikihe rero kugira ngo ujye kubitana niba mutararyamana ikintu cyangwaje urabizi hari inshuti yanjye reka ataraboneka urayizi yari inshuti yanjye mu buzima bwanjye ariko si ngombwa kwivuga izina ari we muntu wa mbere ngira mu buzima twajyanyeyo noneho mbona numva avuze ibintu bidahuye kandi ndibuka ko yajyaga anywa agasinda akambwira ngo ngarankunda mujyanyeyo bigenda bite tujyanye avuga ibintu bidahura nibyo nyine nibyo yajyaga ambwira noneho umunsi wari ushize tujya aho hantu nabwo yari yambwiye ko ankunda noneho numva avuga ibintu bidahuye avuga yuko atankunda mu bantu nageze mu rugo naratashye ngera mu rugo nta kindi ndi gutekereza ndamuhamagara urankunda si unkunda ibyo bintu nashakaga yego cyangwa hoye hoye ahita avuga ngo hoye nararize nibwo yahise amamagara ntabwo nahise nkuhamagara ariko nararize yabimbwiye nijoro nararize mu gitondo nibwo nabyutse njyaho kwa muganga ba bantu yabwiye ayo magambo nabo yababibwiye ndi kumva ukabona narababwiye ko mwaryamana nonaga byababwiye yesu nakubwiye bibabaje n'ibi singomba kubivuga wabuze ko wabuze ngo ajya yiyumva yakiyahura nzi ko ari byo bintu yavuze nta kintu na kimwe kirenze ibyo icyo gihe ntabwo yavuze ko yakumva uzi ikintu cya mbere gisoreze ku mukobwa igihe avuga ngo uyu mukobwa twararyamanye tutararyamanye icyo kintu cyonyine icyo kintu kiba ari kibi rero ibyo yavuze impamvu nashaka kubivuga yahita yimenya kandi ntabwo mbishaka n'ubundi yariyizi nese n'ubu ngubu yimenye nyine ariyizi ariyizi yazi ko ariwe mwakundanye yazi ko ariwe mwajyanye iyo ngiyo za sonatibe byose arabizi siri wagiye umbabarira menshi byose se arabizi arabizi ariko si azi ko ari nawe wahamagaye akaba wamasuye umukunda arabizi ahubwo we tubwire yaravuze yaravuze urukundo ngarufata nk'ikuzimu nk'ikuzimu sibyo yavuze hari sibyo nakubwiye reka tubwire Berize yaravuze ngo gukundana kwa Yesu ni nko gukundana n'ikuzimu yaravuze ngo ngo guki kagiye ngo ni nk'ukuzimu ndihambira yaravuze ngo gukundana nawe ni nk'ukuzimu ngo kubera ko ndihambira uwo mutipe
tubwira uburyo yabivuze uzo mutipe wakwereka n'ifoto ye wayiturira wahita uvuga ati mu izina rya Yesu aramuzi nakubwira uramuzi sireba ngo uramuzi yaragukoreye ngabivuge byagenze bite ngo yaravuze nyine ngo byarangiriye yavuze ngo gukundana nawe bivuge nyine gukundana nawe ni nko kuzinga arongera ndihambiye ese gukundana nawe ni nko kuzimu koko ntekereza ko ubu ngubu yicuza tu Kubera iki ndabizi se? neza yaricuza kuko ajya areba n'amabusitati yawe akagira uti agahita abona uri kumwe na Bogart agahita abona ari kumwe na oya Freshelman nigizo bate ntabwo saza abanyarwanda abe siri babarira ese zoe ushimira ko umukunzi wawe yagiye n'ubu napfukama nkashima Imana pfoka mushime Imana ko wawe yagiye sha Arita siri okay bose baba bambaye amakobo ariko murabibona nyambire bone kabisa gupfukama banza umwambire sibyo rata banza nyambire iyo gamana kabisa ntabwo yaba kabisa urebe kandi garagunda kweli ese kandi uko ndwaye ibicurane da nagutera ibicurane oya ntabwo ariyo mpamvu oya namutera ibicurane byose ntibyagenderaho oya namutera ibicurane dogiteri urumva naho hari igihe biba bitaraza neza oya ntabwo aba ari niyo mpamvu ibicurane ikibazo si ibicurane igihe biba bitaramuzamo neza ntabwo biramuzamo ngo yumve ko ntabwo birakuzamo sheke kandi uzabaza dogiteri mwumva utari proud yawe ngo aho ukuntu biba bitaramuzamo neza ibikeze ese nimba ubusanzwe mujya musomana yego amwita jojo ese joye ujya wishimira namubajije wari ugiye gushimira Imana ko ex wawe yagiye ntabwo ari egisere wanjye kuko ntabwo twakundanye umuhungu wa mbere wakunze yagiye okay kanshima Imana amwita Joyeux Juno akaba mwomereza mikoro ashimira Imana Mana yanjye warakoze ko warankuriye byari bimboshye mu nzira ubu nkaba meze neza amen ibyari bikuboshye mu nzira ni ibiki byari bimboshye n'umuhungu mwakundanaga n'umuhungu wakundaga amite mwambika impeta yanereye ivi si yanereye ivi yagatereye ni ukuri Imana yarakoze kuva uriya muntu yagiye mfite imigisha myinshi mfite amahirwe menshi mfite ibintu byinshi mpura nabyo byiza ni ukuri ni iby'agaciro kuba Imana yaratumye agenda noneho mbere yari asanzwe agenda akambira mu kazi n'ubundi nyine kubera urukundo kubera nyine ukuntu ateye nabi Imana ijya imbabarira abo dukorana barabizi urumva nabwo nyine akaba nyine yaragiye nabwo kubera iki amakosa ye ni iby'agaciro kuri njyewe bavuga ko abahungu barira cyane baba bari romantike na romantike dogiteri mwari wamubona arira kirazira ntibibaho ni intare ngewe mani yabarizwa n'iki dogita urabona Joyeux arira ntabwo ndamubona ariko naramwumvise kuri fone ari kurira ese ari kuririra ko yavugaga ngo iki oya sasa bikubwiye story yose arayiguhaye kanahana kubeshye pe akubwije ukuri kose ese Joyeux kuki dogiteri muri umuntu wahisemo guhamagara igihe wari uri muri ayo marera ariko nawe namuhamagara hashize icyumweru nabibabwiye hashize icyumweru haraciyemo iminsi seriya haraciyemo iminsi wavuze ko wamuhamagara uri kwa muganga ntabwo namuhamagaye ndi kwa muganga musubize ikiganiro inyuma ni ukanga ibintu byose ni uko we yaje kumenya ko wagiye no kwa muganga we yarabimenye oya ahubwo dore uko byagenze icyo gihe nuza piyonika umwe wo kuri 3D yaramamagaye ashaka ko dukora ikiganiro turi kumwe na Joyeux Katabuga ari piyonika noneho yaguhama wowe wabimbwiye mbere y'uko ndaguhamagara uhita umbwira ngo ahubwo ngo uriya muhungu ngo yagiye kwa muganga avuga nde
uwo muhungu uwo muhungu nawe yarabicuritse aba ariko abimbwira njye Dr. M nari namubeshye nari namubwiye yuko mfite umusheri umuki wo diaspora yego nuko aravuze ngo w'umuki tukahita dukomeza mu diaspora no icyo gihe arampamagara ndamubeshya ngo yagiye kwa muganga umusheri wanjye yaje mu Rwanda ariko yagiye kwa muganga urumva noneho arambwira ngo ngaze ngadusura ntabwo biri ngombwa ushaka kugusura muri geto ngaze dusure kwa muganga icyo gihe nta kibazo nari mfite icyo gihe menya hari imbere ndamubwira ngo tugiye gutaha ntabwo biri ngombwa ahubwo ibibazo byahise biba nyuma ya kiriya gihe mpamagara urumva rero ngewe none kubera ko impamvu natekereje kuguhamagara kiriya gihe ni uko wari umaze iminsi ngahe umpamagaye dukomeze naribi nuko rero Dr. muba uramuvugishije uramuhamagara birangira umwiyumvamo rero byatewe n'iki kugira ngo uvuge uti Dr. M ugomba kumbera umukunzi uva kuri ba bantu ni wowe uri kubazwa mwiyumvamo turi kwiganirira ariko urabizi ko ari ibibazo nabajije kukubaza byinshi bitandukanye mbere yuko dukundana bimeze bite nyine nose ntabwo ubyibuka ntabwo mbyibuka wamubaje ibihe bibazo ntabwo ari ngombwa kubisubiramo wabivuga ariko narakubajije yego umva nakubajije ntabwo uzamemukira nguhemukira gute ntabwo uzaneza ab'isi mbaguteza gute yagusubije ngo iki mbwira icyo kiganiro se byagenze bite hari uburyo namubajije umuntu ashaka kumubaza ashaka kubivugamo bivuge nta kibazo bivuge ntari ariko nta kibazo reka umugabo iyo yaguhaye uburenganzira yewe ntari ibintu byose ko bafite uko ndi bubisobanure ndabisobanura ibintu birimo ababyeyi banjye nawe nabivuga nta kibazo ndetse kumubwira ngo ntabwo uzabaza ababyeyi banjye ni ibintu bikomeye no ntabwo ari byo navuze ariko si bwo buryo ntabwo nshaka ko bivuga ababyeyi bawe nibo bakubwiye ngo ukundane na Dr. M oya ariko mufate yuko hari ibibazo namubajije ahubwo nawe yabyirengagije nabyirengagije Dr. yakubaje ibihe bibazo akundiwe kututagize yakubaje ibihe bibazo byose ngiye kubishyira hanze bishyire hanze sibyo bivuge nk'uko biri cyangwa mbihinduremo ukuntu bivuge uko biri uyabwira we gembere upfa kuba atari njyewe ubivuze ntari dore uko byagenze ubundi ni ukuvuga ngo tukimara nyine kuva kuri iyo gahunda y'intuza nyine y'uko yari ameze nabi nyine nkamuvugisha muri ubwo buryo nyine nk'uko nabivuze haruguru si ngombwa ko mbisubiramo nyine haciyemo iminsi komeza kugenda tuganira gake gakeya urumva ndavuga ati uyu muntu ngomba kumuba hafi kugira ngo atazagira ikibazo nyine agitewe wenda n'iriya mpamvu nyine twavuze haruguru yego urumva uko dukomeza kuganira ngenda numva aho kugira ngo mukemure ikibazo ndavuga ati reka n'ubundi byose ni kimwe twikundanire n'ubundi ukajya wumva kugira ngo mukemure ikibazo gute ikibazo ntari ibintu ntabwo njye mvugira aho ngaho ukajya wumva kugira ngo mukemure ikibazo ukumva ukajya wumva kugira ngo mukemure ikibazo ukumva Joyeuse ari kuzana ibintu by'inkundo yego kandi kwibariza nyine gukemura ikihe kibazo icyo ngicyo nyine agomba kumubaha reka kirazira arabizi ngende umuhungu w'imanzi nagiye mbibwira abantu benshi urumva nagiye mbivuga kenshi nawe urabizi Slim yego ntabwo ndabona ubwambure bw'umukobwa na rimwe yego se kuva navuka nta nubwo urabona ibere ry'umukobwa ntabwo ndaribona irya Joyeuse ntabwo uraribona ntabwo kuribona nagire muntuza gusa ubwambure bwa Joyeuse ntabwo urabona reka kwa Kinara Yesu iminwa Joyeuse warayibonye iminwa narayibonye naba mbeshye mvuze ko ntayibonye waramusomyeho nyine naba mbeshye mvuze ko ntabikoze
wumvishe bimeze bite? numvise ntaribi numvise Ni naribi. Wumvishe ari naribi pe. harimo agasukari urumva numvise harimo agasukari n'icyunyunyu n'icyunyunyu. Ese Joel umuhungu wa mbere wagusomye ni uwo. Umuhungu wa mbere wagusomye ni nde? Oya. Umuhungu wa mbere wagusomye kuva wavuka ni nde? Sure. Ajya kugusoma byagenze bite? Akamumera mikoro. Oya tugihore ibyo ngibyo. None se umva Joel, ubundi busanzwe wumvaga gusomana biba bimeze bite mbere yuko usomana nawe? Basi twibwire mbere yuko mubikora. Nta gisubizo mfite ibyo tubivuga. Aya mbere ko mubikora hari ukuntu uba usanzwe imagine ibintu. Hose biriya bintu unyine wajya gutekereza bimeze gute? Ntabyo najyaga numva ngo bimera gutya na gutya. Wajyaga wifuza kubikora? Nese kugira ngo abikore byavuye kuki? Mwayeka tukabyihorera. Ariko twabivuga. Oya tubyihorera. Aya twabivuga nta kintu bitwaye. Nese nundi kwemeye ko mwabikoze? Twabyihoreye. Aya, ndimo namwibutsa ibi. Dukupe mubanza mugende mugire uri kubyibuka. Yagusomye. Nakomeza gusubiza icyo yari kugusubiza njyewe bino nta gisubizo. Mwasomanye muri herero. Mwasomanye muri mu Rwanda. Oya, hehe. Yari yaje mu rugo iwawe cyangwa yari agiye kumusura iwawe mu rugo? Tubireke. Twabivugaho ariko amasegonda abiri. Amasegonda abiri yonyine tukabivugaho. Turi mu rugo. Muri mu rugo iwawe? Iwawe. Bigenda bite? Nese ubu yaraje ahita avuga ati gwe nawe ahita agusoma. Wari usanzwe ubizi ntubeshye. Bifata uko ubishaka. Wowe bifata uko ubishaka ariko njyewe. Niwo muhungu wa mbere wagusoma. Nese wumvaga udafite isoni? Wumvaga udafite isoni? Wabwita jeje. Manzi. Wumva gute kukundana n'umusore w'imanzi? Ni iby'agaciro. Ni iby'agaciro? Ni byiza. Ikibazo ni uko nabonye baguteye. Ubwo uzakundana n'imanzi kandi wowe utari isugi? Yari Franka. Yari Franka? Nawe uri isugi se ubu? Yego? Yego. Ariko nkabajije nawe cyane. Nakwaje umusore wa mbere mwasomanye ni wowe? Umusore wa mbere mwaryamanye ni wowe? Nawe. Muzabikora ryari rero? Igihe n'ikigihe. Bazamugutwara. Bazamugutwara. Umugabo wanjye bazamuntwara? Yego. Hagenda uwagiye? Bavuga ko Dr. M bajya bamuserereza, bagiye bavuga ko uwo ubwe ari inkuru zagiye zisohoka. Ankano yigeze kujya Inyamasheke yasohoka inkuru ngo yaryamanye n'abakobwa batatu ijoro rimwe. Uwo mugabo kamarade. Uwo mugabo ni kamarade. Ni kamarade abisohoye. Mane shime kamarade ari na hano hafi. Kuwa mugabo muri kumwe ubwo aryamana n'abagabo batatu ijoro rimwe, aryamana n'abagore batatu ijoro rimwe. Uwo mugabo zamushobora? Mana nibizi. Seze nabwo amufata gucinya. Nabwo amufata gucinya. Ngo? Ntabwo amufata gucinya. Ngo? Ntabwo amufata gucinya. Wazi. Nsubiyemo kenshi nk'ibyabaye. Ntabwo byabaye. Byari bigiye kuba ariko. Wazi. Ntabwo uraburi kumwe nawe. Nabaho. Ntabwo urabona uri kumwe nawe ukabona undi mukobwa aramwandikiye cyangwa umuntu amuhamagaye akigishwa ku ruhande kwitaba. Wazi. Basi nk'ikintu udakunda kuri Dr. M. Ikintu nakunda kuri Dr. M. Marinette. Kuko ari neza muri commentaire kenshi abantu bari kubivuga. Kuyanga. Ntago nayakura nushaka uyange nushaka ugira ute uzaguma uyabona. Ikindi Uzaguma uyabona imbere ya kamera. Nta kindi.
ikindi akunda kumbeshyira. Ukubeshyera gute? Ukuntu nyine. Nakubeshyera gute? Mubeshyera gute? Nivanga ibyo twavuze byose haruguru namubeshyeraga. Hari uburyo akunda ngo kumbeshyera ngo ari muri story, ngari mu biki. Nanjye ubu sinakubwira nyine ibiri ikintu ambeshyeramo. Hari ijya kubeshya ngo ni gutera story n'abantu kandi ibere kumwe n'abandi. Ari kuvuga kubeshyera. Ukunda kumubeshya. Oya sinjya mbeshya. Bivuga ko kabivuze. Ajyana ibyo avuze. Arabizi sinjya mbeshya ngiye mu buzima. Ngiye mvuga ibintu bihari. Ariko nanjye kamvuga uko mbyumvisha uko abivuze. Kubeshyera. Oya avuga ko umubeshya ko uri muri story wibere kumwe n'abandi bakobwa wamubeshye gusa. Reka bivugira rero. Ibintu by'abakobwa byo ntabyo nzi kabisa. Ntabibaho kuri njye. Oya akunda kuza nkumva nyine nkumva avuze nk'ikintu nyine bikanura nkamubaza none se ibyo bintu uvuze ni ukuri ngo oya ngo nandi gutera buranga n'icyo kintu avuze kikagutungura ntabwo nyibuka kuko nzi ko ibyo bintu bikunda kubaho uwo muntu ntabwo uzamushobora nimba ari uko bimeze. nza reka nkubaze ubundi Imana iravuga ngo nk'uko nabakunze muri abanyabyaha wowe urinde wo kwanga umuntu ngo ni ukubera ngo ari mubi. uwo muntu uzamujyana kwa mama wawe umunyabyaha uzamuzamukana kwa mama wawe. Muhe munyabyaha ubwo mwicaranye maze reka nkubwire abakobwa bose bari ku isi hose ku isi bagize amahirwe babona umunyabyaha nk'uyu. Si umunyabyaha bagize amahirwe babona umusore nk'uyu. Reka tumwifurize kubonwa n'abandi bakobwa bose. Oya no neza ko ari byari yifuje. Suri kumwita umunyabyaha ntabwo ari umunyabyaha. Ese ubihakana? Ntabwo ari umunyabyaha kandi ikindi nawe uri umunyabyaha nawe ndi umunyabyaha. Yego nawe uri umunyabyaha. Ariko muri twese intungane upfa kuba intungane ni Dr. M. Ugerageza kwinunganamo gake ni Dr. M. Ugerageza ikintu yagukoreye kuva mwakundana kikakubabaza ni iki? Ikintu yankoreye ubwo ni iki? Ikintu ajya akunda gukora ukumva ari kukubabaza. Ese kusetse urumva ategereje ibindi. Ni ikihe kintu Dr. M akora aba ari gukora muri kumva kiri kukubabaza kwa ati Dr. ahantu uri kumbabaza? Nane mwe arakubabaza kusekaza. Yigeze kubigerageza? Yigeze kubigerageza? Nane mwe arabigerageza? Yego Mwiva Dr. yararize yararize ntabwo yabikora ariko yararize yari umukozi wawe ararira avuga ko ashaka kwiyaha. Utuvuga ati reka mukunda ataziyaho kanjye muganiriza birangira mwiyumvishijemo iki zabwo nyuma ko naje gusanga nari mfite ikibazo ahubwo none se amaherezo yanyu ubwo bizagenda bitewe? Amaherezo yacu na Dr. M amaherezo y'inzira ni hehe? ni mu gutandukana. Ni mu nzu. Amaherezo y'inzira ni mu nzu. Hari ikindi soko si byose sibikubiyemo aho ngaho. Ukunda Joyeza? Ukunda Joyeza? Cyane. Musabye ngo ukore ikintu wagikora kuri kamera. Oya kuri kamera urumva biba bitandukanye. Musabye ngo ukore ikintu kuko nawe atagikora kuri kamera nanjye nagareba ko ikintu cyoroheje wagikora. Kimbwire niba gishoboka ndagikora. Ino kiri mutera imitoma. Mutera imitoma kuri kamera. Imitoma yo nari. Nahizo byo va kumusoma kandi kumusoma. Gana nakurebe mu maso. Nakurebe. Ndeba niangalie basi. Ndeba tugiye kurana nimba ari urwanya. Urabona ko narwo bashaka no kukureba. Kandi abari wawe ndishari ko yamurebye. Laga shago yidukira. Yidukira ndashye. Ase wamurebye akakubwira. Wallahi. Ngamureba kubwira. Umunazi ahubwo we nande. Ariko kureba eke ngamutera imitoma twaje. Reka ngutera imitoma. Sevye? Uri tayari? Kamaze muririmbira karimbo gashyashya dufitanye tuzasohora ejo bundi. Hariya kitwa
jeje mon bébé. aya ko mwana manza mu ndirimbo akaririmbo sha Oh jeje mon bébé, oh jeje mon bébé, oh jeje mon bébé, oh jeje mon bébé, ndagukunda ndagushaka, ndagukunda tuzabana, ndagukunda ndagushaka, ndagukunda tuzabana. Ngo reba imiterere ateye nk'inyambo, reba imiterere ateye nk'ibango, reba imiterere ateye nk'inyambo, reba imiterere ateye nk'ijambo. Kutareba hano yanze kureba. Reba hano. kuki mukunza kwiyegereza ukajya kure yiwe nasije ntabwo ubona andi makopro buryo iyo umukunzi wagukwe gukure uramwegera ngo ngwiki iyo umukunzi wagukure uramwegera kuki agukura n'umwegera wabibonye ariko sundi azabivamo gukundana n'umuhungu wo mu bakire we umwana wo mu bakire ntabwo nyine Ndi umwana wo mu bakire, ndi umwana wo mu bakene, ibyo bintu ntabwo mbikunda. uzabivamo gukundana n'umwana wo mu bakire Oya reka. kubaza jaza ko ntabwo ari ari uwo mu kubaza bakire ntabwo nabivamo Ariko n'uwo mu bakire. Aha. yitwara nk'uwo mu bakire N'uwo mu bakene ahubwo yitwara nk'uwo mu bakire. bariyemera muri make Sibyo? cya gipangu bakuru wakigezeho Ikiyezi. cya gipangu bafunguza telekomande wakigezeho Ube. Urakoze cyane. ese Dr. Imabaye ndabizi se aba mu Rwanda agara kujyana kukwereka ababyeyi ibyo bintu byihorere ujye ubimusaba ujye umusaba ngo mbimusanga byo kunyeka ababyeyi kugira ngo avuga ati dore mbere mbazane yo mukunzi ntabwo nzigera nabigusaba Asante. kubera iki Kirano. ntabwo nzigera mbimusaba kandi wowe uzamufata umujyana ubwo iwanyu yego ndetse kuki utagenda ngo akwereke ababyeyi nta gisubizo mfite ntabwo biri ngombwa cyane No answer. ntabwo ubyifuza ntabwo byihutirwa ntabwo kuki bitihutirwa se ese reka mubaze muzakora ubukwe reka mubaze ikibazo mbaza ndagusubiza mfite imyaka ingahe 18 si ufite ubu nzuza 19 Mu kwa mbere. umwaka utaha buriya mu kwa mbere nzagumirwa ryari urateganya na nyuma y'uyu ngo hari undi Na nyuma yanjye yarundi. ubyumva nyine ndakubajije fake yihuta ntabwo uragumirwa twagisubije ko Sindagumirwa, nabwo- ubundi araza iwanyu kumara iki ko Si ibyo ataragumirwa si. ariko uba uri kumwe n'umuntu kugira ngo byo guta igihe oya reka usubire hari ikintu utumva icyo uvuga ndacyumva icyo Ndabyumva. ndacyumva hari ukuntu uri kumwe n'umuntu byo guta igihe ubwo tuye ngo reka mureke abe yacaho igihe gatoya. uzanyereka iwawe ninoza imyaka 25 Ni tuzajyana byibura. iwawe urumva narwo ashaka Urumva harabura imyaka ingahe? Myinshi cyane. 6. mukomeze mu mimbiri ariko turi kwiganira bareke mukomeze mu mimbiri mukomeze reka nkubwire sibyo ese ubwo ndamubwira ngo njyane iwabo njye kwamara njye gukora akahe kazi ujye gusura ababyeyi ujye gusuza ababyeyi gusunye ujye gusuza ababyeyi nibyo nyine birumvikana nimba Imana imbabarire hari amagambo nazaka kuvuga tubyihore tubiveho nicyo kintu wicuza ku bijyanye n'urukundo rwawe na Dr. M nacyo ntabwo ubona ari waratinze gukundana nawe byaje mu gihe cya nyacyo yego ese uramukunda bya nyabyo cyangwa n'ibintu bya Frank byo kuri YouTube Franka gute uramukunda yego ndagira ngo umubwire amagambo akuvuye ku mutima neza ushaka tubyite imitoma ariko umubwire amagambo akuvuye ku mutima nk'umuntu umukunda mubwire amagambo akuvuye ku mutima ibyo twita imitoma abanyarwanda amagambo amvuye ku mutima mutero dotoma reka n'undi byo Anandeba, tumutera ese buri gihe nijoro nimuvugana kuri telefone Nandeba. wagiye umbabarira wagiye umbabarira njyewe ndagukunda nzahora nkukunda iteka ryose naho wanyanga wowe nzagukunda nzubahiriza isezerano twagiranye nzahora nkukunda iteka ryose Amin.
isezerano mwagiranye ni irihe? Isezerano mwagiranye ni irihe? ararizi Dr. ariko ntabwo yageze umubwira ese uririmba? nanjye ndamukunda byatanje urumva Ntabwo ni ndamukunda ko uri kubwira uri kubibwira abantu kubwira ndamukunda uri kubibwira abantu yes navuga ndabivuga mureba nanjye ahubwo bivuge nkuko nakubwiye ndagukunda nanjye ndeba ndagukunda byatanje urumva ikindi uri umukobwa utandukanye n'abandi bakobwa bose urumva ahantu mutandukaniye ni henshi cyane ariko wenda mo hamwe ufite amaso meza urumva kandi aracyari isugi sibyo ndabeshye ashate mon bébé icyo mukundira ubibwirwa n'iki ko akiriyo? ndabizi tu akabenshi impano siko iyo umuntu amaje kugutera imitoma byibuza niyo kaba ko kwitamo basi kamuye ako kwitamo oya we kamuye Dr. kugira ngo namutera ibicurane oya kamuye kwitamo nta kibazo oya kwitamo nta bicurane ari burwara oya ko kwitamo ariko ase Dr. ko kwitamo ntabwo ari ibintu byatanga isa yibuka bya bihe nahise ngira isoni ogende mon bébé basi nawe muha ko kwitama basi kakutama ko kwitama si mu byo bintu wabire ko kwitama nk'umuntu ariko uyu ni umugabo wawe ni umugabo wanjye nyine ariko tubyihore ese ntabwo umukunda buryo muri Nyabugogo utabikora kano konyine kugira ngo bitwereke tumenye ko atari prank kugira ngo abantu kugira ngo mibere kugira ngo tumenye ko atari prank kuko abantu benshi bari kugira ngo ni prank byibuza bikore nukora icyo kintu ndahita nemera nanjye ngaho ariko Dr. none ne prank muri kutubeshya ese umuntu ugukunda utanagwa n'akabisi ibaze wenda ku munwa ni bibi birari cyane ariko waje ntari ako sibi ariko ziri biranze neza biranze burundu bibaye prank neza siri naga ni ikigaragaza ko ari prank wese ngaha kamera niba atari prank asa nk'ari undi muntu ari gutinya hari undi muntu ahubwo uzirinde gukora bibona uzirinde gukora ikintu kuko biri buze kugaragara ku isi hose hari ibintu bijya biba abantu bakaza kuri kamera bakaza babeshyana ngo turakundana by'akazi babeshyana ariko uramutse usomanye n'undi muntu kuri kamera kandi ufite undi mu boyfriend wabeshya bahita rushya bihita rusenyuka ntabwo ziba aramutse umva no kwitamo bikore kugira ngo turebe koko niba koko ari ibyo cyangwa atari byo sibyo ra bakazituka no gambera umusoma soko wamubwiraga ise mbibona babibonye ngo bikore ngo tukoya ngo turebe ko none se uko muri gusetsa gutyo iyo aba ari prank mba nabyemeye ko twasoma ntabwo mba nabihakanye ngaho ko ngiye mbikoze ngarabikora kwitamo ntabwo ari ibya danje twagiye nateze sheri nateze twagiye ngwino umukobwa azabikorera ahita umwe siko byemewe undi mukobwa azabikorera reka genda urabyemeye wisungurisha tu nose we yabitinyuka wakora iki urangurishije nahita munaga mwahasi nahita muci hano ako genda ubikore turebe kakuna ujya mwiyongoza shabara gute aragana gusuhuza ese kuki utabikoze okay Joy ngabikore turi kugana ku musozo wagiye kubanza kamuha basi reka nsinzire ne kubareba naho mwije mubwe n'ubikora twagiye gashyireho wiseka bana naho mbirije pe ntabwo ndi kubareba naho mbirije Dr. n'umusozo ngewe nanateze ngewe byaragiye byanze
Nanjye kubikora. Okay, nahumirije do. Yabikoze? twagiye Nahumirije do ndi seri. Do nanareba inyuma. Nabikora umbwira. Nubwo areba inyuma. Yabikoze? ntabikoze Uzabikora muri ahiherereye gusa. ariko nibyo byiza Ese ahiherereye nibyo byiza umunsi Dr. M yaguteye inda uzabwira iki mu rugo? Uruhe rugo? Iwanyu. Bazaba babizi. Abari unanga. Uretse manza nkubaze ikibazo. Byanshimisha. Uretse manza nkubaze ikibazo. Ntabwo ujya ugira ubwa ko Dr. M azagutangamo igitambo. Ntabwo bangira. Yego. Aramutse agutanzemo igitambo wabigenza ute? Byaba ari byiza kuri njye. Eh? Byaba ninde se yatanzemo igitambo mbere Dr. M ndi mureka ariko. nyine ninde yatanzemo igitambo wowe sirimu kubizi neza Eh. ibyo bintu njye ntabwo mbikunda tu ku rundi ruhande Yego ntabwo bikunda. buriya hari ibintu byo kuvuga hari n'ibintu byo kutavuga iyo ugiye kuvuga ibintu ukajya kuvuga ibintu byerekeye n'ibyo ngibyo by'urupfu Yego. Vava kuba yarapfuye Ese ni naramutabarije kandi twakoranye ibiganiro wowe urabizi sibyo Ese ko ntukavuge gutyo mani ntabwo aba ari byiza ibyo ku rundi ruhande bihita binandakaza buriya ntabwo aba ari byiza kabisa ntabwo natangamo umuntu igitambo na Vava kuba yarapfuye Tujye muri comment nyine nabara babivuga ni ibigoryi bazanapfa ari imbwa ahubwo n'ababivuga nibo bazapfa vuba Yego. mbaturiyeho urupfu Bande. abo bantu babivuga bose kuko ni imbwa ni ingegera mbivuge nanabisubiremo n'ejo nabisubiramo umuntu uzakuvugaho ikintu kibi nawe uzakimuvugeho urumva kuvuga ngo rero ngo umuntu ugatanga undi w'umuntu ngo igitambo ntabwo ngenda umwira iminati ngo ndajya gutanga ibitambo nk'ibyo abiri iminati batanga sibyo urumva abanabitanga bafite n'agaceri ka danje ni n'abakire ba danje urumva abita mugwiza aho zatuye mwana araje mutangamo igitambo ntukajya ubeshya mani mugwiza ari mu bantu bavuze kuri Vava mbere y'uko apfa amuvuga nabi arangije ahubwo aza kwivuguruza ati ibintu tuvuga bizadukoraho urumva aranarira asaba imbabazi ari kuvuga ati ibintu navuze bizankoraho dore urumva byuma bose ari ba jihadi ari bande bose baje bamvugira bavuga ati uyu mwana yaratabaje nimwabyumva atabariza Vava akora ibiki byose aratabaza ahantu hose akora ibintu byose urumva ahubwo muvuga ngo ni planka ngo buriya bari kwishakira amafaranga birangira umuntu yigendeye none muragarutse mugiye kubihindura ngo yatanzemo igitambo ubivuga wese azapfe nabi nkuko mvuze nanabisubiramo kandi Zoe cyane no mugavuga amagambo mabi gutyo uyumvute mani nimukamurakaza urumva ukuntu amagambo avuze oya nimukamurakaza yarakaye nawe nuko akubwira nyine nimukajya mumurakaza uramuzi sha uwamuzi nyine nawe uzi ibyo akubwira nta mikino iba ihari mani sirimu nawe nari kukubaza iyo wumvise banakubwira ngo umugabo azagutangamo igitambo ubitekerezaho iki nababwiye ngo byanshimisha bibaye ari aho utanzamo igitambo mani ibyo bintu tunabyihore tubireke biveho mani sirimu wibigarura nakubwiye wishaka kunsembura cyane mani wowe nicyo uri gushaka wowe watanzemo nese tuvuge ko nawe watanzemo igitambo ba mikina abandi bose n'abandi ko mwagiye mubana tuvuge ko mwagiye musambana mukagira ibiki bidahari kandi uzi ko bidahari nyine kandi nawe urabizi ko ibyo bintu bidahari mwese ubwo ngubwo numva batari fo ariko nyuma ndi kwibariza none ibyo rero ni fo ntabwo ibyo bintu bikeneye umuntu iruhuko ridashira ahantu ari yikomereze yimerere neza ariko mba ndi kubaza nkurikije komenti babaha ukoreshe komenti gute kubizi neza ahubwo bibwira abanyarwanda ibyo uzi neza dukundana twazaga kuri kamera zawe urumva igihe cyose urabizi neza wowe uri nawe ubizi kubaruta mutabariza nageze no kuri kamera yawe ndi kumutabariza ibyo byose urabizi nibyo wakabwiye abanyarwanda kugira ngo utashaka kunyambika isura mbi kuko bimaze kundakaza babivuga kenshi hanyuma se urabona iyo uri kumbwira gutyo nabyumva ngiye nkanabyumva cyane niyo mpamvu nari nibajije waheze iyo abantu babivuze ntabwo ajya acika intege ngo acika intege gute se yabikubwiye ko acika intege ko tuhageze nka mbona yakonje akonje ate se yakubwiye ngo nta kibazo n'ababivugaho ngo nawe bagashaka kumubwira ati ngo nawe ngo garaje ngagutangemo igitambo
ahora ababwira ati ninyimutangamo nta kibazo nta nicyo bizabitwaye. Urumva bajya bavuga ibyo bazi, urumva banasubiramo. Urumva abundi waba uzi ko umuntu akora ibyo bintu ukamwegera tujye tuvugisha ukuri. Oya byonyine akaba ari kumwe nawe cyangwa nyine akaba ndi kumwe nawe. nanjye mujye mureka pe nuko mujye waje ugize ahubwo ntabwo ufite ubwoba iyo muri kumwe. uko wakora ko Mana y'Imana yaguhaye amafaranga nayo wariye wowe. Mana y'Imana kandi arahaye Joyeuse. Nawe nyine wowe ko wowe ntiwariye se ajya ni kuzima nabikubwira ko ajya ni kuzima. None warangiza ukaza ukavuga mani ibintu ntago aba ari byo mani. Oya Dr. Ntago mbikunda mani. Dr. barabeshya. Ntago mbikunda ahubwo wenda tugiye kuri Joyeuse. Ariko icyo kibazo gatoza nese ugira ngo umuntu yabuza kukikubaza Dr. Umuntu agomba kukikubaza akagira akumva icyo kivuga ndetse na Joyeuse. Nyine ngiye nababwiye abantu bose bakivugaho. Abantu bose babizana bo muri komanteri. Nabasubije nababwiye ati ibyo ntago. Nababwiye ati uzongera no kubivuga azabigirirwa bizamubeho we. Basubize ko nta mwana w'Ikigali ugira ibyo bintu. Kirazira mama. Umwana usenga nkanjye, umwana ukunda Imana, urumva. Vava yagiye mu ijuru kubera ngiye noneho icyo kintu kugira ngo cyumve. Oya. Icyo cyumve wagihakana wagira gute? Kangohereza ibintu bitatu byonyine. Ndetse wibivuga nk'umunyamakuru kugira ngo wenda ubyumve. Reka nuni ngiye kubikubwira. Ibintu bitatu? Ngiye kubikubwira. Bigaragaza ko ari mu ijuru kano kanya. Bigaragaza ko Vava yagiye mu ijuru kubera wowe. Yes, kubera ngewe. Icyambere. Banza utangira ariko unabizi nawe. Banza utangira tuvuga ati ngiye kubwira ibintu bitatu bigaragaza ko Vava yagiye mu ijuru kubera ngewe. Kandi nabivuze. Urajya gusa kubigira titre. Banza wumve rero. Dore icyambere. Icyambere cyatumye twajyanaga gusenga kuwa gatatu basubire mu biganiro bagende babyumve. Twajyanaga gusenga kuwa gatatu. Urumva? Buri wa gatatu twagomba kujyana gusenga. Urumva? Ari n'itegeko. Umva na Joyeuse twese kumuhamagara ngo tujyaneyo. Kugira ngo arabizi. Urabizi na Joyeuse arabizi. Twese kuguhamagara ngo tujyane aho kujya gusengerayo. Urumva? Icya kabiri. Umunsi yari arwaye, igihe yari arwaye nagiye Nyamasheke njya mu bitaro. Urumva? Ngenda ndi kumwe n'abakwizera na ba Nepo. Tugenda tujyanye kamera. Tumutunga kamera. Arangije aratura ibyaha byose yari yarakoze, ibyo yakoreye abantu, abo yagiriye nabi, abo yatutse, abo yabwiye nabi, bose abasaba imbabazi ku mugaragaro isi yose bireba. Urumva? Cya gatatu abasaba imbabazi ku mugaragaro isi yose bireba. Reka ikindi kintu mvuga singuciye mu ijambo. Siri munuseka urabizi yuko nza kuri imihanda Vava nyine ntabwo twatumiranye neza, ariko amajije kumenyana n'uyu ubwo yatangiye kujya ambwira neza tukajya tuvugana neza. Ibyo urabizi? Urabizi rero ibyo nabyo byagakwiye kukubera isomo ko akimenyana n'uyu ubwo yatangiye kujya yitwara neza, avuga neza, yigisha ijambo ry'Imana. Niko mbitekereza. Cya gatatu tugezeho nibyo ndi kukubwira. Icya gatatu niyo navuga ibyo bibiri birahagije kandi icyo bishatse gusobanura na cya gisambo cyo kuntuza cyo kumusaraba. Urumva cyari nicyo cyitwaga cyambaraba, cyaribaga gikora ibintu bikaze. Urumva? Ariko cyavuze ijambo rimwe ryonyine cyavuga ati Yesu ngewe iri joro umfashe tuze kwijyanira muri paradiso. Yesu aramubwira ati iri joro turarana muri paradiso. Ku ijambo rimwe arakizwa. Nawe rero uwo munsi byaranagoranye kugira ngo izo kamera tuzinjiza aho ngaho. Byaragoranye byatari kubera ko byari ikintu cya danje Satani yashaka kurwanya nyine tu. Urumva? Ariko birangira bibaye mu masaa 9 twageze mu gitondo saa 1. Kwanga Vava agiye mu ijoro kubera none se niba yaricujije tukaba twarajyana gusenga mbere yuko yigendera, mbere yuko atangira kurwara. Ni gute atari mu ijuru? Iryo juru ntago ryaba ribaho ataragiye yo kugira ngo byemere none. Ntago ryaba ribaho. Iyo ubonye Joyeuse ukunda kumubona mu Yesura. Ubonye Joyeuse ukunda kumubona mu Yesura. Sura nziza nyine tu. Ariko mubona nk'umuntu ati ngiye mubona mu Yesura wenda
marayika agasura Yes, Bikira Mariya. kuna kumubona mu kahe gasura Isura ya Bikira Mariya. Bana Joyeuse asa nka Bikira Mariya. Tatesi. siri uretse no kubaza gutyo nitwara nkawe Witwara nkawe? nka Bikira Mariya. None se sibyo? Imana yaragiye ngo irareba ngire umukobwa w'isugi utarigeze akora icyaha na kimwe. Umuha Yozefu. None se Yozefu. Nese nimba Yozefu se sahari. Imana yagiye ibona umukobwa ibimugendeye gutya. Zawe witeguye kubyara mu buryo nk'ubwa Mariya yabyayemo? Yes, azasamijwe n'umwuka w'Imana. bibaye se nabibunyira Ntabwo Mariya yigeze asoma na sha warabyishe byararangiye. Yarapfuye. Ntabwo ujya wicuza ko warasomanye n'umuhungu wawe tuvugiswe. none se Yesu ko yasomye wa mugabo wamugambaniye Yegora. Oya Yuda niwe wamusomye. Yuda ko yasomye Yesu Ko Yesu yasomye Yuda. Oya ni Yuda yasomye. Yuda ko yasomye Yesu Hagati Gurumva yanyu n'ubundi gusomana Yego. okay utarasomana naza neribwe Ubwo muri mwebwe babiri ninde Yesu? Biba ngombwa ko umwe aba Yesu muri mwe ninde Yesu? Oya umwe ni Yozefu undi Bikira Mariya. Andi kwibariza biba ngombwa ko umwe aba Yesu muri mwe yabane. tubireke Nta kabazo Joel. Ni game no mukino. No mukino tujye guhitamo. Umwe aba Yesu, oya, umwe muri mwebwe wenda umwe ashobora kwa Yesu ndakaba Mariya cyangwa akaba. Ntabwo ndababwira undi wa kabiri. ndaba Yesu Uraba Yesu. Arikunda wabumvise. Ubwo niba mwarasomanye Yesu yasomye Yuda. Ubwo ni Yesu wasomye Yuda. Ubwo Yuda ni umwe muri Ubwo Yuda ni nde? Yuda ni wowe. Uyu Muyudakazi. ntacyo bitwaye Ako Joel utazatubwire umunsi magambo nyine ukuntu wiyumvaga uburyo waraye umeze uburyo ako niba ushatse waraye umeze utewe ubonye se gira Joel basi reka nicyo kintu tugiye gusoreza umusoma bwa mbere nyine uburyo warayemo nyine uburyo waraye wiyumva cyari bimeze bite reba no ku minwa yireba ujya kubona ukabona Dr. Maraje agusanga mu nzu baragusoma wumvaga bimeze bite nta gisubizo mfite ujya ubikumbura rihorera nta gisubizo mbifite byose nicyo kintu ujya ukumbura kuri Dr. M byose ko wamusomye okay umuhungu wa mbere mwasomanye ni Dr. M umuhungu wa mbere muzaryamana ninde ninde niwe inde umugabo wanjye inde Imana yangeneye inde nibiba nzakubwira inde nyine umugabo wanjye witwa nde Dr. M ryari igihe nikigera uracyari kubitegura nagiye aragira gutyo ukumva urabishatse ibikize reka dusoze reka dusoze twagana igihe kinini cyane kuko dushobora no kuganira n'amasaha n'atanu agashira ntabwo tweruka kuganira urumva nyine tuba dufite byinshi byo kuganira so rero ubwo rero murebe channel Joyeuse wa Juno na Joyeuse wa Dr. M Joyeuse wa Dr. M official ariko yarazimye ntacyo nagiye ari Joyeuse wa Juno urakoze akaba na Joyeuse wa Dr. M ntabwo ujya kumbura Juno wamereza mikoro ntabwo ujya kumbura Juno ndamukumbura aka kanya Juno aramutse aje akabwira ati Joyeuse mbabarire cyagiye twakundanye ndi busy nari ndi mu kazi nari mfite abantu benshi cyangwa barancukaga mu by'ukuri nabitekerejeho ndumva nifuza ko twakundana wabyemera impamvu mukumbura ntabwo ari uko mukumbura kubera urukundo wansubiza icyo mubajije ariko wansubiza icyo mubajije ntabwo nabyemera Juno aramutse aje akabwira ati Joyeuse baradukundanye narabibonye wagiye ubabazwa wagiye mu bitaro kubera umuhungu ariko aka kanya nitekereje ndashaka ko dukundana wabyemera
ntabwo nabyemera kwe tutabyemera kubera ko mfite uwo nkunda uwo dukundana ntabwo ugikunda Juno iyo ntabwo ukiri Joyeuse wa Juno ni Joyeuse wa Juno ariko ntabwo ukiri Joyeuse wa Juno mu kazi bimubwira neza Juno mu kazi nkuko wabonye Juno ntabwo ukiri Joyeuse wa yabivuze Juno reka mpamagare Juno mubwiye ko utakimukunda umubwiye ko utakimukunda urumva ushaka kumukatira oya umpamagara oya reka mama arabizi turavugana Juno wese se mubwiye ko utakimukunda ntuse ni nakubwiye ko ntakimukunda ndamukunda nk'umuntu wamfashije uratendeka cyane mukunda nk'umuntu wamfashije wansapotinze wamvanye hasi urabyemera ko Juno ari wowe watumye amenyana na Dr. M ese ari Dr. M na Juno ukundana biramutse bibaye ngombwa urumva ko ku isi urumva ku isi hasigaramo abantu babiri urumva bakaguhereza abantu bose bakavaho mu isi nyine urabona nk'uko Adamu na Eva baje muri Edeni subizi bikaba ngombwa ko noneho wowe usigara ku isi uri kumwe n'umuntu umwe gusa bakaguhereza Dr. M na Juno mwahitamo M akaba uwande ariko byaramusajije bya bintu wamukoreye ibyo byamwibagije Juno gahunda kuri channel bimeze bite biri kugenda bimeze neza udufaranga turi kuboneka twa YouTube cyangwa agafaranga kari kuboneka gahagije cyangwa ntabwo gahagije gahagije cyangwa ntabwo gahagije karahagije iyo kadahagije umugabo namenamo okay ya nimero yawe ujya utanga harya ni iyihe 079 10 27 8 3 njye ntabwo nirwa ntanga nimero iyo uciye kuri madamu byose biba byabaye ahubwo icyo nanga njyewe bajye kuri Joyeuse wa Dr. M official bakande subscribe ndizera ko buze no gupiningaho indirimbo yacu yanjye nawe ku kiganiro kugira ngo babashe kuba bayibona kugira ngo baze bakane subscribe hanyuma tujye tubana kenshi nta bindi navuga usibye kuvuga ngo ciao ciao ibisigaye ni ibya Slim Jesus.